Prince Kid imyaka 5 right now barayimukatiye. Abantu benshi birababaje, abandi babura icyo bavuga, bamera nk'abo baforomase mu mutwe kandi koko birumvikana pe. Iyi myaka 5 itumye umuntu abura icyo avuga, abura icyo akora mu gihe abantu bari baje bashyushye bafite inkuru bagiye kubabwira. Uyu munsi mwari kwirirwa muri vibe mwishimye, ariko kubera ikintu bakoze cyo gukatira Prince Kid imyaka 5 abantu bose babuze icyo bavuga, basohoka bababaye babyigana. Ubona ko wagira ngo bari kwivumbura. Bibaye agahinda ku rukiko tu. Rero abantu bakavuga ati ubwo mukati imyaka 5 arahita agenda afungwe. Ntago ariko bimeze. Prince Kid kugira ngo bafunge umuntu ukatiwe ntago ari ako kanya, right? Aracamo nk'ukwezi kumwe, ni iminsi 30. Prince Kid n'abatarajurira kugira ngo yongere aburane, cyangwa se cyashobora kuba hari ibindi nawe avuga ati ibingibi ntago ari byo, akavuga ati reka njurire. Mu gihe yaba atarajurira muri iyo minsi 30 bashobora kujya kumufata noneho bakaba bamufunga agatangira igihano cy'imyaka 5. Ariko nagahinda ku muntu wari umaze gukora marriage. Wakibaza ngo ubu ngubu iradukunda Elisa ameze ati nta kindi nyine ntakunda ameze usibye kubabara. Nagahinda nk'umugabo mushyashya bari bagiye kubakana ubuzima, urugo. Prince Kid niwumve ngo bamukatiye imyaka 5 ngo wumve ko birangiye n'izabu ya miliyoni 2. Titi Brown we ni umusore wagaragaye bamuca izahabu ya miliyoni 20. Ariko umwavoka we nawe akagira ati natwe dukeneye miliyoni 50 zinga, kuko Titi Brown bivugwa yuko mu cyumweru yinjizaga amafaranga arenga miliyoni 2. Uko ngo mu cyumweru yakoreraga 500. Yeah man. Ukibaza rero ubwo mu kwezi ni miliyoni 2 wakubana n'imyaka 2 abaye muri gereza ugasanga ni miliyoni zirenga 56 I think, cyangwa nyine ni maho gutyo. Ugasanga nabo bari kurihira indishyi, bari kurega indishyi n'uwakorewe icyana, bari kurega indishyi za miliyoni 20. Impande zose nta kintu na kimwe gihari kizima wavuga ngo kiri kuba kizima nk'uko abantu bari kubyita. Yaba kuri Titi Brown abantu bari gushaka kwitega kurekurwa, yaba kuri Kid. Yes, kaze kuri day to day. Uyu munsi ni umunsi wo kuwa 5. Ni umunsi waranzwe n'ibintu byinshi. Nyuma y'iminsi 5 tudakora cyangwa se tutabaha video, uyu munsi tugarutse tugiye kubaha video, ariko nanone ku makuru ajyanye n'inkiko. Uyu munsi na gahinda ni n'amarira ku bantu benshi bakunda abastar babiri. Anyway, wenda n'umwe bigwiriye cyangwa se n'undi hari gihe byazaza ntawamenya. Isi ni mwizunguruka. Ejo abari uyu, ejo ari uyu, ejo ari uyu, ntawamenya. Uyu munsi rero nta zindi nkiko zari zihari cyangwa se nta zindi manza zari zihari usibye urwa Ishimwe Thierry ndetse na Ishimwe Diedeni. Bose ni ishimwe bahuje izina rimwe. Aho batandukanira, umwe ni Thierry undi ni Diedeni. Thierry alias Titi Brown, naho Diedeni alias Prince Kid. Abo bose uyu munsi bari imbere y'amategeko. Ubwo Thierry we yaburanaga mu gitondo, Titi Brown akaba aburanye muri aya masaha muri kureba. Aya masaha kabisa nibwo urubanza rwabo rurimbanyije cyangwa se rusa nkaho rwarangiye, ariko byinshi byavuzwemo nibyo tugiye kureba hano ku bantu batamenye aho byavaga naho bijya, cyangwa se ku bantu badukurikirana kuri YouTube channel day to day. So turabanza tubisegureho mwihangane, mu minsi mike tudakoze hari ibibazo byawe bihari, gusa bisa nkaho bikemutse kugira ngo twongere tugaruke noneho tubahe ibyo bita news kugira ngo mumenye aho byerekeza. Uyu munsi rero nakababaro ku bantu bakunda Prince Kid. Twavuga gute Prince Kid? Ibintu bibaye mu rukiko mu by'ukuri nta muntu n'umwe wari ubyiteze. Abantu bose bacitse intege, abanyamakuru. Mu by'ukuri nibwo ubonye urukundo nyine abantu bakundaga Prince Kid rwanyarwa pana b'abantu bazaga baje gushaka views cyangwa se gushaka n'ibindi bintu. Prince Kid bamukatiye imyaka 5. Rwose Prince Kid imyaka 5 right now barayimukatiye. Abantu benshi birababaje, abandi babura icyo bavuga, bamera nk'abo baforomase mu mutwe kandi koko birumvikana pe.
iyi myaka 5 itumye umuntu abura icyo avuga, abura icyo akora mu gihe abantu bari baje bashyushye bafite inkuru bagiye kubabwira. Uyu munsi mwari kwirirwa muri vibe mwishimye, ariko kubera ikintu bakoze cyo gukatira Prince Kid imyaka 5 abantu bose babuze icyo bavuga, basohoka bababaye babyigana, ubona ko wagira ngo bari kwivumbura. Bibaye agahinda ku rukiko tu. Rero abantu bakavuga ati ubwo bamukatiye imyaka 5 arahita agenda afungwe. Ntago ariko bimeze. Prince Kid kugira ngo bafunge umuntu ukatiwe ntago ari ako kanya, right? Aracamo nk'ukwezi kumwe, ni iminsi 30. Prince Kid n'abatarajurira kugira ngo yongere aburane, cyangwa se ashobora kuba hari ibindi nawe avuga ati ibi ngibi ntago ari byo, akavuga ati reka njurire. Mu gihe yaba atarajurira muri iyo minsi 30 bashobora kujya kumufata noneho bakaba bamufunga agatangira igihano cy'imyaka 5. Ariko nta gahinda ku muntu wari umaze gukora marriage. Wakibaza ngo ubu ngubu Iradukunda Elisa ameze ati, nta kindi nyine ntakunda ameze usibye kubabara. Nta gahinda nk'umugabo mushyashya bari bagiye kubakana ubuzima, urugo. Prince Kid niwumve ngo bamukatiye imyaka 5 ngo wumve ko birangiye n'izabu ya miliyoni 2. Ni ibibazo mwabantu mwe, ni ibibazo mwabantu mwe. Naba umugore we nta kindi nyine barababaye. Agahinda kameze nabi cyane. Imyaka 5 n'uyumve gutyo ni imyaka myinshi. Ngewe gutya for sure, reka nange nk'urugero, ngewe uramutse unkatiye iyo myaka pe, si ukwirarira, nahita numva ko isi irangiye, nta n'ikindi kintu naba nsigaje kuzongera kubona. Ubwo izi imyaka 5 umwaka umwe tuwumara nawo twenda gusara. Noneho imyaka 1 2 3 4 ta Yesu yalla. Kid ahuye n'ishyano pe, ahuye n'ibibazo. Abantu mwe, ni ibibazo kabisa, ni ibibazo ku mpande zose, ni ibibazo. Nta kintu gisekeje ubu gihari cyo kuvuga. Prince Kid ni umwe mu bantu. Noneho ikintu gitangaje cyari kinarenze, umukobwa yahakanye ibyaha, hari ibyo yahakanye avuga ko Prince Kid atakoze. None bitandukanye, bitangaje n'ukuntu aje akavuga ngo yaje akemeza ngo noneho byarabaye. Ni ibintu nyine bicanganye, ibintu byabaye, ni ibintu utamenya ukuntu byakozwe. Mbese abantu babuze icyo bakora pe. Murumva ko nta vibe zo kuvuga, nta vibe zo kubivugaho cyane. Gusa nta nubwo tuza kuburi ibyo tuvuga ko dufite n'urundi rubanza rwabaye kuri Ishimwe Thierry ariwe Titi Brown. Titi Brown we ni umusore wagaragaye bamuca izahabu ya miliyoni 20, ariko umwavoka we nawe akagira ati natwe dukeneye miliyoni 50 zinga, kuko Titi Brown bivugwa yuko mu cyumweru yinjizaga amafaranga arenga miliyoni 2. Uko ngo mu cyumweru yakoreraga 500,000. Ukibaza rero ubwo mu kwezi ni miliyoni 2 wakubana n'imyaka 2 abaye muri gereza, ugasanga ni miliyoni zirenga 56 I think, cyangwa nyine ni maho gutyo. Ugasanga nabo bari kurihira indishyi, bari kurega indishyi, n'uwakorewe icyana bari kurega indishyi za miliyoni 20. Impande zose nta kintu na kimwe gihari kizima wavuga ngo kiri kuba kizima nk'uko abantu bari kubyita. Yaba kuri Titi Brown abantu bari gushaka kwitega kurekurwa, yaba kuri Kid naho bakitega kurekurwa, gusa bari kuba itandukaniro ry'ibyo batekereje. Ubwo urubanza rwa Kid rwari rurangaje imbere bagiraga gutya rwose bagaterana utuntu tw'udusira ukuntu, kibaza si ibintu byagenze bite. Nta mutego wabayemo, cyangwa se nta gushaka kwigondera ku muntu byabayemo. 5 years kandi mbere baravugaga ko ibyaha byose yabyireguyeho rwose bigaragara byumvikana fresh. Aho kibaza ati se ni iki bibaye. Ne ibintu rwose tamenya uburyo bikozwemo. Gusa nta gihindutse, Prince Kid ari buze kujurira, naza kumva amategeko yamurenganije
araza kujurira cyangwa se mo kimwe ahitemo imyaka 5 yijyemo, gusa nyine ntago ari ibintu biraza kumworohera nk'umuntu maze ubu none afite umuryango, afite famille. Twahasanga mu minsi iri imbere banagize umwana nta wamenya, umwana kure. Ubwo urabyumva ko kid naba afite umwana azavamo umwana afite hafi 5 years cyangwa 4 years, mbese azaza umwana afite ubwenge atazi papa we bimeze bite. Wenda usibye imbaraga za mama azashyiramo agenda amwereka papa we muri gereza, gusa ni igisebo ni ibibazo, ni ugucika umugongo kabisa kubona umwana wawe aza kugusurira muri gereza, kugira ngo akamenya se amumenyeye muri gereza nk'umunyabyaha. Ni ibintu rwose bibabaje cyane pe. So rero nababwira ko nta kindi umuntu yarenza kuri ibi bintu, usibye ko na Titi Brown muri aka kanya ntago arasomerwa aracyari kuburana, ndetse habayemo n'inzitizi ku bantu bari biteze Titi Brown urubanza rwe rw'uyu munsi. Nta kindi nubwo yaburanye habonetsemo izindi nzitizi z'amashusho angana n'amasegonda ahakoze noneho ngo amasegonda 9 nawe amasegonda 9 muzi ukuntu amasegonda agenda murabizi. Iyo video rero niyo yabonetsemo ubu ngubu ngo agiye kwisobanuraho no gushakira ibindi bimenyetso. Ubushinjacyaha buragira ati twebwe twabahaye amashusho. Abacamanza babajije abashinjacyaha barababwira ati ni igiki cyerekana ko iyi video atari foto, ibi byose byaba atari photoshop, yaba amafoto yaba video anything. Ubushinjacyaha busubiza buvuga ati bwiregura buvuga ati twe ntago ari ngo tubibereke ibyo ngibyo, ntago ari ngo tubereke ko ibi bintu ari pirate, ahubwo abo turi gushinja nibo babifite mu nshingano kugira ngo batwereke ibyo tuvuga niba atari ukuri. Of course birumvikana aho rwose ntago ubushinjacyaha aribwo bwajya gutanga impamvu, ahubwo wenda abavoka ba Titi Brown nibo baraza guhindukira bashake impamvu, bashake icyo biregura kuri iyo video, cyane ko muri video rwose hagaragaramo ngo intebe gusa. Titi akiregura avuga ko wabona ari sare, ibyo ngibyo muri iyo video akavuga ko nta na kimwe azimo, ntabyo azi rwose akabihakana. Ubwo n'umwavoka wakavuga ko rwose ubwo yaganiraga n'umukino yawe yamwemereye ko nta kintu azi kuri iyo video, ibintu byose abonye ari bishyashya. Abashinjacyaha gusa bo bagakataza bavuga ati ewana uriregura ibyo twebwe, icyo ni igitego tugutsinze, ibindi dutuze dutegereze igihe uzagarukira imbere y'amategeko twereka ko ibyo turi kugushinja twibeshye. Anyway ni ibintu bibabaje, umuntu yabuze n'uburyo yavugamo pe, yabuze uburyo asobanuramo kwa yuko nta kintu gishimishije cyagaragaye uyu munsi. Umubwiza ukuri abantu bagiye bazi ngo bari bubone inkuru zishyushye uyu munsi, mbese twari bumere nka Rayon na Peri iyo bikinnye ukuntu haba hameze. Ni nako Prince Kid cyangwa Thierry cyangwa Titi Brown iyo agira igihinduka bakatubwira yuko hari ishwa yo kurekurwa. Uyu munsi byari kwirirwa ari umuriro kuri iyi mihanda, ni byinshi byari kuvugwa, ni ibyishimo byinshi byari kugaragara. Prince Kid right now aba ari ahantu hashimishije kabisa, yishimira intsinzi agezeho, gusa ntabwo ariko byagenze, bibaye negative. Ari nako mu buzima bimeze, umunsi biranga ejo bigakunda. Ntabwo wamenya iki uyu munsi uri cyo, nta nubwo wamenya iki ejo haguteganyirije, ejo n'ejo nyine. So niyo mpamvu abenshi abahanga bakunze kuvuga ati kora iby'uyu munsi kuko ejo hawe ntabwo uhazi tu, ntabwo uhazi ejo hawe harimo amashaba cyangwa akabamo umwaku. So niyo mpamvu byabaye kuri Prince Kid. Ndahamya nashidikanya ko ari ibintu atateganyije, ari ibintu atateguye, ni ibiza byamugwiriye kuko nta muntu wifuza gufungwa. Rero nawe niyo mpamvu akenshi umuntu azakubwira ati kora ikintu nyine muri aka kanya urimo, kwa yuko ejo sahawe, ejo nahisi ntago ari ahawe, ejo naho uzaba utijwe nubyuka ugihumeka. So ibyawe wabikora nonaha. Niba ari guhitamo neza ugahitamo uyu munsi, niba ari uguhitamo nabi ugahitamo uyu munsi, nyine buri kintu cyose ukagihitamo uvuga ati ni uyu munsi, apana kuvuga ngo
ngo ukore nk'icyaha utekereze ko muri iyo myaka 5 uzaza ugasanga ibintu biracyari kwa kundi. T Brown cyangwa se Prince Kid ntabwo wavuga ngo iriya myaka 5 azayijya muri gereza agaruka asanga ibintu bikiri kwa kundi. Azasanga bamwe muri twebwe natwe twicara no twarabaye abagabo dufite twarahindutse nawe ubwe yarahindutse. Bese imyaka 5 ni myinshi kabisa, ni myinshi, ni byinshi bizaba byarabaye. Life ya Elisa iradukunda izaba uko wavuga kose, uko yaba akize kose, uko bizagenda kose, nk'umuntu warangije kujya muri mentalite yo gushaka kuba umugore w'umuntu azaba yarahindutse. Uri kubyumva? Yaba ingaruka mbi cyangwa inziza zizaba zaramugezeho. Ni ibintu byinshi nyine bizaba, ni ibintu byinshi bizaba 5 years. Ngiye impamvu nyitindaho muri look yanjye ni imyaka myinshi. Ku bantu batarafungwa wenda nibo bamenye iki kintu cyari cyo. Nk'iyo utarafungwa bakakuraza muri gereza umunsi umwe wonyine, sinagereze baba bakurajijemo ni kuri station, ntago nahita gereza, ntago nahita igororero, kuko igororero ni handi bagufata ukajya ahantu wisanisha n'abandi, ahantu ubugiye kuba nyine bakakugorora. Ariko station urashobora kugenda ukicara hariya ejo bakakurekura. None ngayibazi yuraye manu aho hantu kuri station uzi ngo no umunsi umwe bagufunze, right? Uba wumva ubuzima bwakurangiriyeho, uba wumva ubuzima bwahagaze. None can imagine 5 years nahita mpfa. Si ngombwa ngo muze kumfunga nahita mpfa ngewe rwose aho ngaho ndi 5 years. Niyo mpamvu nakubwira ati gendera kuri ikintu kijyanye n'icyaha my dear. Gendera kuri ikintu kijyanye n'icyaha, kubera yuko leta iri hano nyine nta bugome, nyine bagendera ku mategeko. Amategeko, right? Ubundi ugiye ukareba no mu mutima wabo tunuko nyine Imana yaduhishe kure, yaduhishe mu mutima, ni yaduhishe kure ahubwo yaduhishe mu mutima w'umuntu. Uri kubyumva? Nk'ubu ngubu urebye nko mu mutima w'abari abashinja cyangwa ari abavoka cyangwa se bari abacamanza, right? Nibwo wabona nyine nabi ibintu baba bari gukora ukuntu biba bibabaje, nyine uba wumva bishinja icyaha bagira uti ariko nyine baba bagomba gukurikiza itegeko. Buriya ngiye mba nekereza nko kubashinja cyangwa ku bacamanza, mba nibaza nyine mu mutima wabo bari gutekereza iki. Buriya nabo nyine baba bavuga ati ikintu kigiye gukorwa, nyine imagine kubona umuntu akunzwe kuri iriya level Prince Kid akunzweho, ukarenga ugakatira, nyine ukamukatira ati ngukatiye imyaka 5, right? Urabyumva ko ari amarangamutima y'ikiremwa muntu, yamurekura akavuga ati uyu muntu akwiye kuba ari mu bantu, kuko kigaragara cyo ubundi, right? Biriya bikikubaho rwose uba wisubiyeho, kuko icyo tuzi cyo gufungwa ni ukukugorora. Ubu ugiye kugororwa, kandi ndahamya nashidikanya ko ewana igihe gito biriya bintu bikubayeho ukagira amahirwe ukarokoka, ntago wasubira biriya bintu pe. Niyo waba warabikoze bya nyabyo nkuko babishinza Prince Kid, ntago wasubira. Rero icyo dukeneye twewe nanga mu marangamutima yacu twumva nyine yarisubiyeho, bamurekuye nta kibazo. Ariko sika amategeko nyine abibona amategeko areba negative n'ibyo twebwe tureba. Niyo mpamvu rero ikintu cyo nyine nakugira inama, hinduka nyine ube umuntu muzima, ube umuntu ugendere kuri cyaha, kwa yuko iyi leta noneho ku bantu cyane cyane bakoresha social media, nibo bantu byose biri gupfira, nibo bantu bari gufungwa buri munsi, nibo bantu bari kugira ibyo bazira. Abantu nyine bafite izi nyine wena n'abandi barafungwa ko, right? Ntago baba ari abastari ngo bakurikirane umenye, ariko nyine abantu bakoresha social media ewana mwagenda gake, kuko ibintu byakazi, ibintu birakomeye cyane pe. Nka T Brown ni umusore wakabaye right now ari umuntu nyine ufite ahageze, nkuko bivugwa muri dossier ye ngo mu cyumweru yakoreraga 500. 500 niba ari it's a true, na amafaranga menshi yagira icyo kugezaho my dear, na amafaranga menshi cyane tu. Ya guys, nuko nyine nuko bihagaze, nta nubwo ari ngo tubitindeho, ibyabaye Kid 5 years bayimukatiye, right? Mu gihe atajuri agomba kujyaho, nta kindi nyine ishimwe Thierry aka T Brown, right? Waracyari mu manza gusa, we ndabona ari amaseri mpaka kabisa, ni 3 bavuze cyangwa 4 ashobora kwirya tu.
ataraburana. Ibi byo kabisa ni ibindi bibazo, gusa nabyo bidatinze tuzamenya update. So komeza ugire ibihe byiza gukurikirana ibiganiro bya day to day. Njye mva ni Derek, tuzatubana kuri YouTube channel umunsi ku munsi kugira ngo ukomeze ugubwe neza n'ibi biganiro tukugezaho cyangwa se n'aya makuru. Jya ukora subscribe, share, comment kugira ngo njye mbasha kumenya uko byifashe. Hasi haba hari nimero yanjye, unyeneye wampamagara tukavugana cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp, hose biba bihari. Nta kundi nyine, nta kindi twavuga usibye kubabwira ngo mugire ibihe byiza kandi mukomeze kugubwa neza.